inkuru zose zasenya urukundo rw'aba bikundaniye, nyakwigendera arakubwira ngo nkugiriye inama va inyuma ya Mutesi kuko ari amarira ye azagukoraho. Ngewe ku bwanjye uhereye none uhagarike kongera kunzanira inkuru zisenyera umugore, kuko namukunze nzi neza ko atari marayika. Uyu ni nyakwigendera Rusagara wakubwiraga kumuvira inyuma ya Mutesi umugore we. Arakubwira ngo arabizi yuko musheri wiwe yamukunze atari marayika, nta n'icyo atarakoze kugira ngo akwikureho. Baguhaye ifoto y'ikinyoma, kuko uko mu musenya niko ndushaho kumukunda. Ibaze, turabazi banakora ibibi, nibyo koko ari wese ashobora gufata ijambo kuri uyu mubyeyi, ariko icyitonderwa ni uko ibi byose mukora hari titire ya pasiteri. Iyo Rusagara nk'umuntu uri muri Amerika muri leta ya Arizona umubwira ngo umugabo wawe cyangwa se umugore wawe yajyanye gutsohoka n'undi mugabo, kandi uyu mugabo aba muri Amerika nawe, uzababwire ngo si abashumba hari abapasiteri, njyewe uzakoresha ikiganiro nta kibazo, tuzavugana rwose, nkwakire uze ubwire abantu. Claude yarananiwe, bwira itorero ry'iwashunze none. Naho Claude nta burere agira. Yego, umwana umugabo wiyakana nyina. Yego, umuntu ntuzi ko yiyakanye ngo yavuye Tanzania, ahita avuga ngo se yasuye, akabura ndikaboneke ni nyina w'umuntu. oya, nyina w'umuntu niwe uba ari wa mbere. Ko bazavuga abandi we ndimumuvuge ko yataye ko ari gukurana ababyeyi. None se ko nyine nkamwe muba mufite amakuru, ubundi ubu ngewe Imana. Dore murabyumva, hari umusaza tuzamwakira kuri Kalos TV, inshuti yacu, ukidukurikirana cyane ushaka kuko kuri kujya hanze. Yambwiye ngo ntabwo byoroshye, ariko uko biri kose abantu bakeneye ukuri, kandi bakeneye ko abantu bakizwa. Nyemerera nongere ngusuze kandi ngushimire wowe wakoze subscribe kuri Kalos TV, kandi ngushimire ibyo Imana yagiye kurinda byose ni byinshi cyane. Hariho benshi tujya tubana mu buzima rusange cyangwa se mu buzima bwacu, ndetse n'ikigisho ku buzima ari jye nawe bitewe n'impamvu. Uyu munsi rero dushimiye Imana yera kuko yongeye kutwemerera kandi tugarutse dushimira Imana, tugarutse mu kiganiro cyacu, tukomeje kujya mu kuri. Ni byiza cyane, muri studio za Kalos TV tuba turi imbere hano dushakisha kugira ngo dushyire ukuri hanze, nubwo bitoroshye kugira ngo umuntu abe yakugaragaza, ariko uko bigenda kose Imana igenda ikora byinshi bitewe. Uyu munsi rero ni umunsi Imana yongeye kuduha akanwa ko kuvuga. Narababwiye ngo ntabwo tuzaceceka hakiriho ibintu ubona by'uruyoberane cyangwa se ibintu bitaryoheye
imana, twe turi abana b'imana, turi n'abakozi b'imana. Imana ihagurukije muri iki gihe kugira ngo tubashe gukora umurimo w'iyadutumye hakiri ku manywa. Ntabwo tuzatuma rero hari abantu baseba cyangwa se baza bagenzi babo babasebya bitwaje ibyo bapfa, kuko twamaze kumenya neza icyo Mutesi apfa na Korodi. Uyu munsi ngarutse rero kugira ngo mbahe ukuri, kuko mu minsi yashize nari navuze ngo Mutesi cyangwa se Korodi yaratumwe, yaraguzwe, yaraguririwe kugira ngo wenda asebye Mutesi. Ariko nkurikiranye amagambo y'ibyo numvise, nasanze Korode pasiteri afite icyapfa na Mutesi. Muze kuba hafi za kamera zacu cyangwa zo kuri Kalos TV kugira ngo mubashe kumva byinshi. Dufite amakuru uhereye igihe Korode ndumva ari we muntu watangaje ko uyu mugabo bita Rusagara yamaze kwitaba Imana. Mu bantu ba mbere batangaje ko Rusagara yitabye Imana, ndumva Korode ari umwe mu bantu ba mbere babitangaje. Urebye wenda iyi nkuru ndabona ni ukuvuga ngo uhereye titire aravugaga ngo ripu, inkuru y'incamugongo, umugabo wa Pastor Mutesi Rusagara Dieudonné yitabye Imana aguye muri Amerika. Iki kiganiro cyahise ndumva uyu ni Korode uri guhakana yuko Mutesi Rusagara atari umugabo we. Uyu niwe wanditse ititire ivuga ngo ripu, inkuru y'incamugongo, umugabo wa Mutesi. Ariko abantu babizi barabizi neza cyane ko uyu nguyu bita Korode yagiye ahakana ko Mutesi Rusagara atari umugabo we. Yagendaga avuga ngo ni umukunzi we, ngo ariko si umugabo we. Ariko uyu munsi ndagira ngo mbwire abantu kuri, ntabwo Korode niba ari urukundo rw'uko yakundaga Rusagara biba byaragarukiye hariya, ntabwo aba yarakomerejeho. Ariko icyagaragaye cyo niwe muntu na n'ubu cyataka Mutesi, bivuga ngo Mutesi we yashyize hanze, usibye ko atarajya kuri kamera n'imwe ngo abivuge, ariko amaze gutangaza icyapfa na Pastor Korode. Uyu munsi Koro uri inshuti yanjye, njyewe mu buryo bugaragara njyewe tuziranye kuri bimwe, ntabwo ari byinshi ariko ibyo tuziranyeho birahagije. Ndagira ngo mvuge ngo Mutesi ubwiwe urimo urasa n'umuntu uri kumusesereza, kuko mu kiganiro ubwawe wakoranye nawe n'abandi ba bishopu ku iyobokamana 2020 nicyo wongeye kugarura, ugarura yuko uyu Mutesi yaba yaravuze yuko yabaye sekreteri wawe. Inyamara mu kuvugana Mutesi yakubajije ngo yewe Koro, najewe nabaye sekreteri wawe wankoresheje ryari? Ese wampembye angahe? Wampembye ryari? Byose ubibazwa. Ni ukuvuga ngo hari beef ikomeye yari iri hagati yawe Korode ndetse na Rusagara nyakwigendera, kubera yuko mu makuru njyewe mfite yizewe nuko Rusagara washatse kumutandukanya na Mutesi, ariko Mutesi arangije umugabo yihuza n'umugore bakubera ibamba. Amakuru arahari. Byanze bikunze ntabwo Mutesi yigeze abivuga, ariko Mutesi wamukuweho cyangwa se wowe wagiye ucika intege, kuko Rusagara yarakubwiye ngo nkwihanangirije, ndekera umugore wikomeza kunyatakira
umugore. Ibi ni ibyabaye mu nkuru dufite. Mfite ubwino uyu munsi, ntabwo turi buceceke kubw'ibyo nabonye, kandi dufitiye gihamya, kuko hari ibyo nabonye bitatuma duceceka, kuko buriya iyo urenganya umuntu uba ufite wenda nuko we uyu munsi umugabo we ntabwo arashyingurwa, aramutse arushyingurwa wenda yaza yaba nawe yavuga, usibye ko Pastor Mutesi atanakunda kujya kuri kamera ngo aze gusobanura, akenshi ntabwo akunda kubikora. Bivuze ko rero uyu munsi mu makuru mfite, yewe bwaba warabanje utegura ikintu, ufata ifoto urayegitinga. Iyi foto abantu baraza kuyibona, nayibanjemo mu kiganiro cyabanje. Wegitinga ifoto, iyi foto irimo uyu mugabo, uvuga ko Mutesi yagiye kurya imikeke ajyanye n'uyu mugabo. Waravuze ngo wayibonye imikeke y'i Bujumbura. Iri ni ijambo wabwiye Rusagara. Wari ufashe iyi nimero yawe, umwandikira, wandikira Rusagara, uramubwira ngo wamubonye umugore wamubonye yuko yagiye kurya imikeke i Bujumbura. Noneho urangije arakubwira ngo oya, umugore w'uwo mugabo ari ruhande, iyo foto irakase. Yarakubwiye ngo iyi foto irakase kuko aramaze kubona ukuboko guseruka mu ifoto k'umugore w'uno mugabo. Arakubwira ngo iyi foto irakase, niko nyakwigendera yakubwiye, wari urimo umuteranya n'umugore we Mutesi. Aravuga ngo iyi foto irakase. Ndangije aravuga ngo, yarakubwiye ngo ndabizi uwo mugabo umugore we n'uyu hepfo, kandi kuri iyo foto bari kumwe n'umugore we. Ariko Rusagara nyakwigendera yakubwiye, ntabwo wacecetse. ni ukuvuga ngo uyu mugabo ntacyo atakoze kugira ngo akubwire kureka Mutesi, ko yari amaze buriya, iyo umuntu akunda undi abasha no kuba bizeranye. Mu kwizerana byatumye Rusagara akora ikintu kimeze gutya. Yarakubwiye ngo ndekera umugore, iki kintu yarakikubwiye. Arakubwira ngo kandi ibi ngibi uramutse utabiretse ntabwo byazakorohera. Birangije ndibaza arahise aguha amafoto yari ariho umugore we, ari we Mutesi Pasiteri, ndetse n'uyu mugabo wari umuhaye, umwereka ko ari we wajyanye kurya imikeke na Mutesi. Nyakwigendera ahise afuwadinga ifoto arayiguhereza, arakubwira ngo rangije ndibaza waramubwiye ngo Rusagara ayo magambo sijye mwari kuyabwira, narwanye intambara kuri YouTube kubera Mutesi, nta gaciro mwabihaye. Aya ni amagambo wandikiye nyakwigendera Rusagara. Urangije ntiwacecetse, ni ukuvuga ngo aya magambo kuba wararwanya intambara kuri YouTube ku bwa Mutesi ntabwo bivuze yuko wari ufite uburenganzira bwo kuba watandukanya Mutesi ndetse na Rusagara. Ikigaragara cyo mu buryo bugaragara nuko hari ibyagiye biba, ariko ibi bintu birimo biratukisha izina ry'Imana kubera iki kintu cy'upfa na Mutesi.
abantu bamwe bari kugendera mu kigare bari kugutunga kamera, ariko nibyo koko abantu baba barimo bacuruza, ukavuga nabi Mutesi bitewe n'ibyo uzi upfa na Mutesi. Ibi byose nibyo biri gutuma ubwira abantu, ukababwira ububi bwa Mutesi, ukababwira ibi byo muziranyeho, nyamara nyakwigendera yari yaguhaye gasopo arakubwira ngo ndekera umugore. Uyu munsi nagira ngo nkwibutse yuko ibyaza byose ntabwo umugabo yareka umugore we nkuko umugore atareka umugabo we. Ibyaza byose ntabwo bishoboka yuko wasebye Mutesi ngo bigere ku rugero abantu b'inshuti ziwe bamuvaho. Nibyo koko birashoboka ko wakoresha imbaraga zose, ariko kirazira. Noneho ndibaza warabibukije, uramubwira ngo warwanye intambara nyinshi kuri YouTube ngo kubera Mutesi. Nta gaciro mwabihaye, kuko kumuvugaho biterwa n'ibyo bavuga. Kandi rero ubu se kumwita umugore wawe mwarashyingiranywe, uko niko wahise ubwira Rusagara. Nyamara ibi byose wabikoraga nk'uko uvuga ko mwajyanye ngo mu masorute, ngo mujya mu ngendo z'akazi, ngo na Mutesi mu mahoteli n'ahandi. Ariko Mutesi mu ijambo yakubwiye ngo Korode, njyewe ntabwo nshobora gukora icyaha. Yakubwiye ngo ntabwo njyewe nshobora gukora ikosa, ndi umukristo ndetse sinaza. Arakubwira ngo ufite umugore wawe mwiza, kandi koko ufite umugore mwiza washimye. Yewe uyu Mutesi yashatse umugabo wa mbere biranga, yego, ashaka umugabo wa kabiri biranga, yarabonye uwa gatatu ari we Rusagara. Nyamara yarashyingiwe, mwaramushyingiye ndetse no mu batashye ubukwe bw'iburimo kuko mwari inshuti. Ariko uyu munsi ndagira ngo nkwibutse Koro, inshuti burya n'ubu uracyavuga ngo ni umuvandimwe, ariko umuvandimwe wawe ntabwo umwambika ubusa mu karubanda, kuko uramwambika. Dore ikigaragaza ko ibi ngibi nta kintu cy'ubumuntu kibirimo. Noneho wafashe ibintu byose wambika ubusa uyu wita mushiki wawe, nyamara wiwe abitse ibanga ryawe rinini, kuko aramutse amenye byose ntabwo nzi neza niba nawe mu rugo byakorohera. Ibi ngibi tujye tugira ubumwe, tugira urukundo, twizere Imana nibyo, ariko nyakuri nta nubwo ari byiza kwirukanka ku muntu niba yarakwihoreye akabasha kurwana intambara ari kumwe n'umugabo we. Waramubaje ngo mwarashyingiranywe cyangwa ngo barishingiye, uramuga ngo Diyodoni, ibyo tubona nibyo twumva ni byinshi, ngo tukabyima amatwi, ngo cyangwa mukaziba amatwi, ngo mugafunga n'amaso. Uko niko wabwiye uyu munyakwigendera Rusagara. Birangije nyakwigendera yarakubwiye ngo Koro, ibi nibyo wari umubwiye. Nyakwigendera we yagiye akubwira byinshi. Wowe ubwawe wari wabanje gushaka kumutanya n'umugore we. Ibi ni ibyabaye, ariko si byiza gufata umuntu ngo ujye kumwangisha umuntu
noneho ubona wamaze no gukundana nawe yarakubwiye ngo nkugire inama va inyuma ya Mutesi kuko amarira ye azagukoraho, njyewe ku bwanjye uhereye none uhagarike kongera kunzanira inkuru zinsenyera umugore. Ndibaza ariko Rusagara yakubwiye wari urimo utoragura inkuru zose zasenya urukundo rw'aba bikundaniye. Nyakwigendera arakubwira ngo nkugiriye inama va inyuma ya Mutesi kuko ari amarira ye azagukoraho, njyewe ku bwanjye uhereye none uhagarike kongera kunzanira inkuru zinsenyera umugore kuko namukunze nzi neza ko atari marayika. Uyu ni Nyakwigendera Rusagara wakubwiraga kumuvira inyuma ya Mutesi umugore we. Arakubwira ngo arabizi yuko musheri wiwe yamukunze atari marayika, nta n'icyo atarakoze kugira ngo akwikureho. Ibyo byose bigaragaza urukundo Rusagara yakundaga umugore we. Ibi byose yagiye abikubwira agira ngo urekure Mutesi kuko wari urushijeho kujya gusebya Mutesi no kugaragaza ibyaha bya Mutesi no kugaragaza ko yagiye gusangira n'abandi bagabo kandi afite umukunzi bita Rusagara. None uyu munsi kuko uyu Rusagara Nyakwigendera atakiriho, urongeye uhagurukije inkuru yo gushaka kwangisha abantu uyu muvandimwe Mutesi. Yarakubwiye ngo namukunze nzi neza ko atari umumarayika, ari umuntu ushobora gucumura, niko yakubwiye. Iyo umuntu witwa fiance cyangwa umugabo w'umuntu ashobora kuvuga ngo nakunze umusheri wanjye, nakunze umugore wanjye Mutesi, mbizi ko atari marayika, nuko uba wamurembeje, wari wamurembeje. Arakubwira ngo ntabwo we yakunze Mutesi abizi ko atari marayika akunze, yari abizi ko akunze umuntu, yari abizi yuko ibi byose byabaye. Uyu Mutesi yari amerewe nabi n'imvugo za ku ma YouTube. Yakunze umugore wabizi ko ari umuntu atari marayika. Ibi ni amagambo Nyakwigendera Korode yakubwiye. Yarakubwiye ngo munyihanganire, yarakubwiye ngo nabo ushobora gucumura nabo bashumba bawe wavuze baguhaye ifoto y'ikinyoma kuko uko mu musenya niko ndushaho kumukunda. Ibaze Nyakwigendera niyo magambo yakubwiye. Yarakubwiye ngo ndetse n'abo bashumba bawe uzana basenya Mutesi umusheri wanjye. Aya magambo bazana uko murushaho gusebya sheri, uko murushaho gusebya umugore wanjye, njye niko ndi kurushaho kumukunda. Ubanza ushyira niba koko uyu mugabo Rusagara yarabashije gufata umwanya wiwe akakwereka yuko umuntu akunda
cyangwa se umuntu arimo agaragaza wenda yuko urukundo rwo aramukunda, n'uyu munsi kuba Mutesi ameze gutya ni amagambo y'abantu. Kabiri, kuba ibyo ari gucamo byose abantu mwisekera, ni uko mubizi neza cyane yuko Mutesi biri kumubaho byose, nyamara hari abantu babiri inyuma. Ibintu biri kuba kuri Mutesi ndabizi neza ko birimo agapango, birimo ikintu bita ikinyoma, birimo ikintu bita kuba wafata umuntu ukamwishyirira ku ntuze yawe bitewe n'impamvu. Ntabwo rero uyu munsi Mutesi wenda yigeze ahakana ibyo mwamukoreye. Mutesi yemeye kwambara urubwa, yemera kwitwa umuntu udashobotse, yemera kwitwa indaya ishatse abagabo benshi. Nyamara muri iki gihugu si we Mutesi wenyine wigeze ashaka abagabo benshi gusa, ahubwo hari n'abandi bameze nkawe, ingo zagiye zinanira ariko ntibagize ababatuka. Ubu n'ubu tuvugana hari abantu bamaze gusenya. Ntabwo gusenya ari ingaruka z'umuntu, si nuko umuntu aba yashatse kuba yashaka kuko akunze wenda gushaka, ahubwo biterwa nuko wenda Satani arimo asenya urukundo ndetse n'urugo. Yatugenze ni ukuvuga ngo uyu munsi Mutesi ari guhura n'ibikomeye ndetse binamukomeretsa umutima, ariko ibi byose birimo birazanwa na kwa kuntu habayeho kuguririrwa kuri bamwe kugira ngo Pastor Mutesi akomeze asebe. Ndetse n'umuryango w'uyu Rusagara ndetse n'umuryango wa Mutesi babone yuko ibyo Mutesi yakoze atari byo. Ibi niko bimeze ko Mutesi ntabwo ari we muntu wananiranye mu buryo buri wese yamufataho ijambo, kuko si we mu bishop ukoze divorce wenyine. Hari n'abandi bagiye bakora amadevorce, yewe si nawe mupagani uriho, kuko turabazi bananywa n'amayoga, turabazi banakora ibibi. Nibyo koko ari wese ashobora gufata ijambo kuri uyu mubyeyi, ariko icyitonderwa ni uko ibi byose mukora hari titire ya pasiteri. Iyo Rusagara nk'umuntu uri muri Amerika muri leta ya Arizona umubwira ngo umugabo wawe cyangwa se umugore wawe yajyanye gutsohoka n'undi mugabo, kandi uyu mugabo aba muri Amerika nawe, buriya haba hari ibintu bibiri. Icya mbere, ubabuze kwihangana, kandi dusomye Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo kwihangana gutera kunesha. Ntabwo uzanesha ibigeragezo utabashije kwihangana, ntabwo uzanesha ibikurwanya udakomeye. Komera ni kimwe, kwegera Imana ni ikindi, ndetse uyu munsi gukomeza urukundo rw'abantu babiri nabyo Imana ibitangira umugisha. Sinzi impamvu umushumba udashobora gwengera mushumba mugenzi wawe ukamusaba imbabazi kubw'ibyo wamukoreye, byarangiza mukazijyanira mu bwami bw'Imana kandi mwese mukazasanga Yesu. Nyamara ibi byose biba, abantu bashobora kuba, kuko hari aho uyu mubyeyi yakubwiye ngo, uyu Rusagara yakubwiye ngo Pastor Claude gerageza ujye ukora ibintu byubaka abantu bikanabahuza aho kubatanya.
niryo jambo Rusagara nyakwigendera yakubwiye. Yarakubwiye ngo Pastor Claude, gerageza ushake ikintu cyakubaka abantu kikabahuza aho gushaka ikintu cyangiza kigatanya abantu. Iri ni ijambo nyakwigendera Rusagara yakubwiye kubera uko wari ukomeje kwataka umugore we Mutesi. Rero ibi kubivuga biragoye, wenda munyihanganire, ntabwo ari uko nubatse kuri Mutesi cyane, wenda nawe yaba umunyamakosa ndetse yaba n'umunyamafuti, ariko ikosa ryose ntabwo risimbuzwa kubwira umuntu no kumwambika ubusa. K'uyu munsi ikiganiro cyose kiri gukorwa uhereye Rusagara yapfa ni Mutesi uri muvugwaho. Ibi byose bishobora kuzagira ingaruka kubera yuko uyu Mutesi ari guhura n'ingorane zo kumuta ndetse no kumwereka ko hari ibintu bidashoboka. Nyamara benshi bafite uyu mubabaro, nyamara buriya abantu bazagira agahinda bamaze kumenya ukuri ko Mutesi yaracecetse, aricecekera, n'ubu aracecetse, aracyari mu gahinda k'umutware we watashye, cyangwa se mu gahinda k'umukunzi we watashye. Ariko twavuga ngo basi niba hariho ubumuntu, Pastor Claude, rekeraho ibyo urimo, sanga umubyeyi, nushaka umuhumurize, ariko ureke kumuhora yuko hari ibitarashobotse. K'uyu munsi ndi kubona muri kuvuga ngo yarakwimye, yanze ko muryamana, kandi ariko koko umubyeyi naza gushyira ukuri hanze, sinzi niba wenda bishobora kutazaba bibi. K'uyu mubyeyi ashobora kuzagumya kurushaho kugomeza kugaragaza yuko ari umupagani, cyangwa se ari umuntu wakoresheje. Kuba wamukoresha ni kimwe, nta muntu utakoresha undi, uwo ari wese ashobora gukora. Kuba yaba yarabaye sekereteri wawe ntabwo ari igikangisho, ntabwo bivuze yuko Mutesi yagukorera wenda mu bundi buryo. Kugukorera ni nk'uko yanakora mu yindi kampani. Ntabwo rero bivuze ngo nubwo yaba yarabaye wenda reka nivugire urinda irembo, kuko nabyumvise, ntabwo bivuze ko uyu muntu ashobora gufatiranwa aho Imana imutabariye ngo ube wamwambura agaciro. Ntabwo uyu munsi dufite ikintu cyo kwamburana agaciro, ahubwo byari byiza ko twubakana, kubera ko Imana ifite impamvu. Nyamara aka kantu karushijeho nyamara kubabaza benshi. Jewe namaze kubona Mutesi namara gushyira hanze uku kuri kose, nyamara koro ibyiza nuko utakomeza ibintu, ahubwo ugashaka ikintu cyubaka, ko nudashaka icyubaka biragoye. Mutesi afite byinshi byawe, Mutesi afite amabanga yawe, yewe anahishe. Biramutse bitabaye ntabwo byakoroha hatabayeho gushaka uburyo ki waca bugufi ukumvikana na Mutesi, akakubikira ibanga rya byinshi muziranyeho. Kuko uyu munsi Mutesi ashyize hanze byose, ushobora kuzasanga wibonye ahandi hantu mu mubabaro nk'uwo nawe urimo umutezi. Nibyo koko Mutesi ntabwo azajya kuri kamera ngo agusebye nk'uko wowe uri kubikora, ariko aracyafite nawe amahirwe yo kuba yabikora. Hari ibyahishe kubera impamvu, ariko nkwibutse ko uyu mugabo wa Mutesi atarapfa yari yagwaye gasopo, arakubwira ati ndekera umugore. Rero kuba Mutesi nyakwigendera yarapfuye ndetse ntaranashyingurwa,
igihe cyiwe cyo gushyingurwa. Sinzi niba koko niba Mutesi ari umuvandimwe wawe warushaho kugumiza kumwambika ubusa kuri kamera cyangwa se kuri videwo. Nyamara ibi byose biragenda bifata indi ntera kubera yuko guca bugufi byanze. Ariko nyakwigendera yarakubwiye ngo ndekera umugore, yarakubwiye ngo ndetse numva kucyerekwa. Urangije uramubwira ngo ni ukuvuga ngo yageze nubwo akubwira ngo abo bashumba bararwaye. Nyamara reka mbabwize ukuri, twubahisha Imana tunubaha Imana. Kuba umuntu akunda yarakunze umuntu ntabwo biha uburenganzira umuntu kumwurira no kumutondagira. Gushaka gutondagira umuntu yifitiye agahinda ugasanga bimuviremo no gupfa. Ibi byo tunabyumvikaneho. Umuntu ashobora kuba yihuriye n'ibibazo, uyu mubyeyi afite abana, uko urushaho gutondagira nyina ni nako uri kurushaho kumwangisha abana yabyaye. Bakumva yuko ibyo urimo uvuga kuri nyina ari ikibazo. Nyamara kuvuga umuntu ntabwo ari byiza. Wamuvuga rimwe kabiri, ariko iyo bigiye bikaba ikintu kirekire ntabwo biryoha, nta nubwo biryohera umuntu. Bivuze ngo wenda muzi ko Karosi ngo yabibasiye, ariko njye ntawe nibasiye, ahubwo duhugurane niko birivuze. Ravuze ngo muhugurane mu rugendo, mwigishanye. Iyo habayeho kwigishanya hakabaho guhugurana, ibintu byose biba byiza. Ariko iyo habaye gusenyana ntabwo biryoha. Nshuti zanjye, ibi bintu iyo bimaze gufata intera yo kugera ku rugero, ku rwego umuntu avuga ngo Mutesi ngo bamwe bati byagaragaye ko Mutesi wamuterese ngo muryamane. Nyamara reka mbabwire ntabwo ari ibintu byiza, kubera yuko aka gahinda umuntu ashobora kugira niba Rusagara warashatse kumutandukanya n'umugore we akamuhagararaho, ntabwo ari byiza cyane gukomeza no kwataka uyu mugore. Niba ari byo mutahurijeho mwakwicara mukabikemura nk'abashumba, yemwe mugashaka n'abandi bashumba bagenzi banyu bakaza mukabikemura. Ariko uko birushaho kuremera muvuga ibyaha byanyu biraza kubagarukiriza mu rwobo. Ikiza mwakumvira inama, kuko ngo uwishyira hejuru azacishwa bugufi, ariko uciye bugufi azashyirwa hejuru. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Iyo ufashe mugenzi wawe ukabasha kumwangisha abantu, ukagaragaza ko ibyo ari gukora byose ari imitwe, ibintu byose burya uba wabyishe. Iyo ufashe mugenzi wawe, mushiki wawe uvuga, ukagaragaza ko ibyaha akora byose ari bibi, ibi byose biragenda bikaremera. Iyo ufashe mwene so ukabasha kwereka abantu ko ibintu byose akora yakoze, rimwe ati ntabwo ari umugabo wa Mutesi, cyangwa se ntabwo ari umugore wa Rusagara, ngo ni fiyanse n'umukunzi, aka kanya Imana niyo ibizi, hamwe Imana niyo ibizi. Nanabwira abantu bakunda kwandika amakomanteri, hari abantu mutazi, buriya niba utaravugwa uzavugwa, ariko uruvugo rurababaza, uruvugo ruraryana. Umuntu arakuvuga akagusebya, iyo amaze kugusebya ntugira no kwisubiramo. Niyo ugiye kuvuga ucika intege, kuko ukwataka we aba arushijeho kwataka. Nababwiraga yuko turakomeje, ntabwo tuzaceceka tubona ibi bintu. Imana idufashe dufatikanye, ariko nihanganisha Mutesi
nihanganisha n'abandi bagenda bahura n'ibibazo nk'ibi. Ntabwo ari Mutesi gusa, ahubwo aracyari ubwoko bw'Imana buri kurengana. Ijambo ry'Imana avuga ngo ubwoko bwanjye burarengana busize niko. Abantu rero barimo barenganya abandi muri ubu buryo, mugerageze murekere aho ngaho. Umuntu ni umuntu, Imana ni Imana, ifite umugambi mwiza ku muntu yaremye. Ndibaza bantu twubakana aho gusenyana, Imana izatugirira neza, izatugororera, izaduha ububasha, izaduha ubushobozi, tubashe kubakana. Imana rero nigufashe wowe warunkurikiye, dushyire ukuri hanze. Nanashimira abantu bari kumbwira bati reka tuze tuvuge, dufite byinshi byo kuvuga mu minsi iri imbere, ndatangira mbakire kuko n'izi mpuguro zirakenewe. Hari umupasiteri umwe wambwiye ati ntabwo abashumba atuzambarize Korode. Ese Korode afite urusengero? Hari umuntu umwe wabimbwiye, wabimbajije, cyangwa se wambwiye ngo nzamubwirire Korode. Yambwiye ngo nzamubarize Korode ngo afite urusengero. Ndibaza uyu muntu, umukozi w'Imana yabimbwiye, yambwiye ngo ntaryo afite. mbwira ibya Mutesi. Nawe ntaryo bararifunze. ntibarifunze, abo bafungiye nyuma ntitwafunguye. Mwarafunguye. bituma atafunguye. Byaranze, ntabwo byemeye. azi ibyo kuri YouTube cyane. nagenda acuruza, azi kuvuga, ni umunyamakuru. naho Korode nta burere agira. Yego. ko muraganira na Mayibobo. yarananiwe. njyewe muzamubwira ati hari umusaza uzi kwita Mayibobo. nawe narabimubwiye. uzaze nkwakire nta kibazo. igituma mwita Mayibobo, umuntu ntuzi ko yihakanye ngo yavuye Tanzania, ahita avuga ngo se yasuye. murabyumva. Hari umusaza tuzamwakira kuri Kalos TV, ni inshuti yacu, ujya udukurikirana cyane, ushaka kuko kuri kujya hanze. Yambwiye ngo ntabwo byoroshye, ariko uko biri kose abantu bakeneye ukuri, kandi bakeneye ko abantu bakizwa. Reka rero mbwire ngo turabakira n'abandi bafite ukuri. Kalos nazamuye intuzi ikomeye mu kujya mudusengera kugira ngo tugereyo amahoro. Imana ibahe umugisha. Turashaka kwibera mu mwuka, tukibera mu Mana, ariko tunarenganura imfubyi n'abapfakazi nk'uko Imana idutegeka. Ufite amakuru 0783533003, dushyire byose hanze, kuko Imana ifite ikiduhamagariye. Ntabwo iduhamagariye guceceka, duhamagariye kugira ngo tuvuge ukuri, tugire abo turenganura, tuvuge ibyo Imana ishaka ko tuvuga, kandi dushyire imbere kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza. Ibiganiro byacu nakagaruka. Imana ibahe umugisha. Ndakwibutsa gukora subscribe niba utarakandaho, urayikinge, kandi utange uhereze ibi biganiro abandi kugira ngo bafashwe, banabashe munandike muri komantere ibyo mwumva twahindura. N'abafite amakuru, twebwe icya mbere ni amakuru, ubundi ntawe tuzakomeretsa, ahubwo Imana izakomeza ibane natwe. Ngaho rero bana natwe mu biganiro byacu. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ciao, ciao. Hasta la vista. Turabakunda.